umuntu yabanje kamuganiriza bwa mbere uhereye nko mu bice 7 ngira uhera ku murongo wa 10 ukabona icyago cya mbere cya kabiri cya gatatu kazama ariko Farawo ariko naje kumenya ko Imana yo kabyara yagira ngo izagaragaza imbaraga zayo no gukora yigeze yabwira abantu ariko wenda hari umugambi w'Imana kugira ngo nzamenyekanishe buno butumwa niyo mpamvu naciye hariya kuri yacano kugira ngo umenyeshe abantu ukuntu abantu barimo bamaze abandi i Kigali niyo mpamvu rero uzumva bakubwira ngo pasita kajuga urumva urabona ariko mu buzima busanzwe sindi umutuzi sindi umuntu akazi kanjye ka buri munsi buriya shinzwe kurinda abantu n'ibintu byabo ariko mu by'ukuri nka mukozi w'Imana ubyumvisha abantu ntabwo byoroshye kubera nyine uburyo nkinamo ngaragariza uburyo ki dufite abantu bashaka kubangamira abandi kubyumvisha abantu nsanze mu uniform ntibyoroshye ariko kubera ko nubaha Imana y'amahoro nk'uko mubizi hano ni kuri Kigali Star Life. Uyu munsi tubafitiye ikintu bita nk'agashya k'umuntu bita pasita kajuga. Uwo muntu bita pasita kajuga bamutubwiyeho kenshi ngo ni umupasiteri ariko ntabwo turabimenya neza ese ni pasiteri koko cyangwa si we. Turashaka kumenya rero turamutunguye tumusanze atashye turamutunguye tumusanze ku gipangu turashaka kumubaza ese uri pasiteri koko nk'uko babivuga cyangwa nturi pasiteri. Pasita kajuga mahoro Imana bane nawe kandi nawe muhorane pasita kajuga bajya batubwira ngo uri pasita kajuga. Twari twivuriye ahantu hano haruguru nka Kigali Star Life turavuga ngo uwo muntu bita pasita kajuga reka turebe koko tumubaze ese uri pasiteri. Iryo zina pasita kajuga bimeze bite? Kwanza abanza usuhuza abakunzi bacu hano kuri Kigali Star Life ubanza ubanababwire uko umeze duvuye gusenga natwe tujye mu mavuta. Mahoro Imana nabandi namwavandimwe gusa ntabwo menyereye ko namwe nsanga abantu baneze kamera ni ibintu bidasanzwe ariko kuvugira Imana kwanjye numva nta kintu bintwaye nta mugayo kuba navugira Imana nta kinegu kirimo iyi Mana ni yacu umva guhera kuri zero kugeza kuri byose mfite no kubera Imana rero kuba abanyamakuru baza mu mpande zanjye bambaza gute na gute ngo musobanure ko kimvuga Imana bisaga bishekeje ariko iyi Mana ni gusobanura ntabwo wayumva dado yabuze uko ayita aravuga ngo yitwa yabuze ahantu yatangira n'ahasubiza ngo yitwa rero nta kibazo mwareka nkavugisha abana bageze mu rugo gatoya ama nkaza nkabagusobanura rwose ko mwumva mukeneye nta kibazo rwose ku Mana nta kintu na kimwe ntasobanura. Nkatwe nk'abanyamakuru ba Kigali Star Life urabizi inshingano zacu ni ukugeza ku bintu byubaka abanyarwanda kandi tukanababwira ese nk'ikintu kiba kirimo amayobera. Hari izina numva ngo ni pasita kajuga rwose ndakubona kuri kositimu yawe kuri Bibiliya uvuye gusenga ewana ndabona ibintu bari sawa cyakora uwakureba neza kabisa ubupasiteri burakubereye. None pasita kajuga iryo zina bita pasita kajuga mbese warihisemo ukumva ko witwa pasita kajuga koko? Icyo ni ikibazo maze kukibazwa n'abantu benshi mu buzima busanzwe ntabwo ariko nitwa ubundi nitwa Ngabe Felix nakinnye muri hari cyane tugera kuri YouTube kugira ngo ugereho wandika mikwege kajuga kuko ndabyibuka twize guhura umbwira ngo muri Star Life ngo witwa ngo ni Dr. Mwami ndabyibuka twarahuye cyane ni njyewe rero twahuye ahubwo ntiwamenya ko ari njye bakubwiye muri icyo gihe rero ndimo nkina ko namaze iminsi mike abantu banyibye inshuro nyinshi bakanyiba nagiye gusenga ubundi banyiba mvuye mu kazi banza kuvuga ntese bino bintu kuvuga mu rusengero ntabwo bishobora kugira aho nshaka ko bigera niyunga kwiyonoza kurwo rubuga kugira ngo ndebe ko nageza ku banyarwanda bose n'abandi bakurikira YouTube uburyo ki bashobora kwirinda abatubuzi cyane. Rero nageze kuwo bita mikwege kajuga ansaba ko namukinira mu izina ryo bita cyaka ariko noneho kuko nkina muri mikwege kajuga ndavuga ati ngiye nzaguma nitwa kajuga pasita kajuga mu mikino nkina
haraho nakinnye nitwa cyaka aho nyine abantu bariho batuburira abandi bashaka kubiba ariko mu buzima busanzwe siko mbayeho. Rero iyo nagiye gusenga nkubitana n'abantu ngo nawe ntabwo ari wundi tubona muri za zindi ngo za mikoge kajuga kabona byabaye cyane. Nanjye rero iyo nkubitanye n'abantu ndetse n'igihe nyiri isoni ariko se ariko kuko mba mvuga Imana iba muri twe, hari igihe Imana yigeze gutungura abantu rimwe. Mose aravuga ngo ariko kuko ngo ntafite imbaraga ngo simbasha kuvuga ngo none ngo biragenda bite ngo nze kwemeza ngo Farawo ikorera ku bwoko bwawe. Iramubwira ngo reka nkubwire kabona no waba uri ikiragi yamuhaye bitaga Aroni, aramubwira ngo nuwa utabasha kuvuga Aroni aze gusobanura, ariko Farawo aze kumva intego y'uko yategetse ko bwoko bwawe. Yaranagaje igihe kimwe yateje Farawo ibyago, ikora icyambere ikora icyakabiri ikora icyakatatu irarenze igira byinshi, ariko Farawo niyumva. Ariko nza gutangazwa n'Imana kuko Imana yo yashakaga kugira ngo izemerere Farawo abanza azemo neza, abanza kusanya abo yagombaga kumumarana nabo. Ukitwara Farawo wenyine ntabwo ubwoko bw'Imana bwari bwamumara. Biza kugira rero birakunda birakusanya ikarabakusanya neza, bagejeje neza ku nyanja. Ubwoko bw'Abisiraheli aho hafi kugira ngo rebe ko Farawo yamushyikiye. Farawo ibyo yagambiraga si by'Imana yari yagambiriye uwo munsi. Byaratangaje cyane kuko kubwira ni inkuru ndende. Aramanuka neza neza bagera ku mazi aho babonaga ko nari ndende zisigaye kwa kundi Imana gutabara asigaye akamukanya. Bageze aho ngaho ku mazi yemerera inyanja kwihagarara kuko nayo yarategetse ntabwo inyanja ari kugitegeka. Itegeka ko icikamo kabiri Abisiraheli barinjira na Farawo yumva ko agiye kubasangamo kuko hari hasi cyane, ariko hari icyo bakunagamo aho Imana igiye gutabarira. Amen. Natangariye Imana bamaze kugeramo hasi. Imana yabakoreye akantu utapfa gushyikira aho hafi. Sinzi urukuta yashyize hagati ye n'abamuhigaga, ntabwo nazi uko narwita kuko bose bari bagezemo hasi. Amazi yashoboraga kuza agakusanya babandi. Farawo n'amagare ye Abisiraheli bose uko bari mu icyo kintu bwo hasi aho Farawo yifuzaga ko bajya, ariko Imana ntabwo nzi ukuntu ijya ibigenza. Yaramanutse yo kabyara ireka Abisiraheli barakukasha, maze Farawo n'amagare ye n'ibitabashwa n'abami. Muri ibyo kukubwira ukuntu abami n'amafarashi na Farawo n'ingabo yari yateguye n'iki hari ahantu byari biri n'ahantu bajyari bigeze. Yabonaga kuba inyanza icitse kandi mu gihugu cye kandi yatabaje kandi akwiriwe n'ingabo. Inshuti y'Imana, umuntu ari kwikora n'umuntu wasenze, n'umuntu ufite imbaraga, n'umuntu ufite amavuta, n'umuntu wasizwe. Ariko kubwo Mose yari afite isezerano, yaragiye azi neza icyo Imana izakora hari ahantu. Ntabwo yageze atera ubwoba muri imbere, ntabwo yateye ubwoba n'ibintu inyuma, ntabwo yateye ubwoba n'amagare n'ibitabashwa n'abami. Umva ingabo zose zari zaje, ariko ntabwo yageze atera ubwoba nabo. Shimira Imana amahoro kuko Imana ihagaze kuri bari abagabo kugeza ubwo bambutse hakurya, maze bamaze kuvuka Imana yo kabyara iragaruka irafunga. Iyi Imana yateguye nta kintu kijya kitangira. Iragije ibwira inyanja ngo funga, wari kuguhagarika hejuru iyo nyanja ureba amagara atembanwa, ubona Farawo n'abamuri inyuma habe n'umwavuye muri icyo kibaya. Rero kuza umuyira ngo pasita kajuga ngo ni ikinzi ibintu Imana yakorera Abisiraheli, kuko bwira ukuntu yabanje kamuganiriza bwa mbere uhereye nko mu bice 7 ngira uhera ku murongo wa 10 ukabona icyago cya mbere cya kabiri cya gatatu ukazama. Ariko Farawo arinda, ariko naje kumenya ko ari Imana yo kabyara yagira ngo izagaragaza imbaraga zayo mu gukora. Yigeze yabwira abantu bavuga babashije Kristo ngo ese bari turomero kugira ngo ahume niwe n'ababyeyi n'abarozi, ariko arabwira ngo kwari kugira ngo Imana yigaragarize kuri bo. Rero nanjye ntabwo byatangaza ko ndi pasita kajuga ngakina amafilime ngakora n'indi mirimo. Ntabwo nagira amahirwe rero mu uwo munsi umwe haza kukubwira n'umuhamya burebure. Narimo ntembera baranyiba, ndongera ndatembera baranyiba, ariko wenda hari umugambi w'Imana kugira ngo nzamenyekanishe buno butumwa. Niyo mpamvu naciye hariya kuri yacano kugira ngo menyeshe abantu ukuntu abantu barimo bamaze abantu i Kigali. Niyo mpamvu rero uzumva bakubwira ngo pasita kajuga urumva urabona, ariko mu buzima busanzwe sindi umutuzi, sindi umuntu. Akazi kanjye ka buri munsi buriya shinzwe kurinda abantu n'ibintu byabo.
ariko mu by'ukuri nka umukozi w'Imana ubyumvisha abantu ntabwo byoroshye kubera nyine uburyo nkinamo ngaragariza uburyo ki dufite abantu bashaka kubangamira abandi kubyumvisha abantu nsanze mu uniform ntibyoroshye ariko kubera ko nubaha Imana y'amahoro Pasita Kajuga utubwiye ijambo ry'Imana kandi buriya ijambo ry'Imana rirubaka ni nabyo byiza buriya tugendera mu gushaka kwayo kuko gusenga nibyo bituma tubona ubuzima gusenga nibyo bituma tubona amahoro mbese ibyo dufite byose muri iyi si byose tubikesha imbaraga z'amasengesho hari wambwiye ngo ukina komedi hano kuri series-citymaid-nyaxo rero naho akunda gucaho amakomedi amafilime ibwirizabutumwa byose nyine hano kuri series-citymaid-nyaxo babiha abanyarwanda none ngenda ndashaka kuzakubwira ukaza ugakina muri series-citymaid-nyaxo ntiza tukabona ese Kajuga Kajuga ubundi iryo zina Kajuga Pasita Kajuga nicyo kintu cyatangaje abantu kenshi cyane abenshi bahoze babimbaza ati se umupasiteri bita Kajuga ameze ate asate niyo mpamvu navuze ngo nanjye ndashakisha buryo ki bwose nkugeraho nereka abakunzi bacu uwo Pasita Kajuga hano rero hano ndabona uranakaze igipangu hano ufite igipangu aha hose ni iwawe ntabwo byoroshye ntabwo tujya tubyirata shakura nakize iyo mbonye iyi porotayi mpita nibaza aha ni iwawe kabisa ntabwo bitworohera ariko hamwe n'Imana y'amahoro ibasha kuturinda kandi ikarinda ubugingo bwacu buri munsi ntabwo twakwirata ibyo ngibyo ahubwo ntabwo tujya twirata ibyo twahuye nabyo cyangwa ibyo twabonye nabyo ahubwo twirata Imana twabonye Imana mwabonye njya nibuka umunsi umwe Esiteri ngiye gusoma muri igitabo cyiza cya Esiteri ugere mu bice bibiri cyane cyane mu bice bitanu bigeze mu bice bitandatu batangiye inkuru za Moridekayi ariko hari ubutsinzi bwari bwamaze kubona Esiteri igihe cyageze ubwoko bwabo bwose bugiye gushiraho ni nk'aho bw'Isirayeli n'undi aho byari bigereye arangije Moridekayi aramutagira ababwira ngo ariko ntiwibagirwe ko nubwo twashiraho nawe uzawusigaye uri umuyuda hano icyo gihe cyari kigeze ko yumva ko kabone n'uho yaba ari umwamikazi ariko amwasamwe na bagenzi be arahangije aramubwira ngo wadukiza none cyangwa ntudukize ntabwo biza gukuraho ko nawe umuyudakazi ese ibazo cyane arangije Esiteri ijambo ryamugiye mu mutima niyo mpamubwira ngo Imana yacu umuririmbyi umwe nyangunda cyavuze ngo ariko nshyuhijwe n'umuriro iki si igihe cyo gushyushywa n'umuriro kuko hano mu isi bidushyushya ni byinshi kiriya gihe cyari igihe cy'umunezero ntabwo bagombaga gutegereza iby'imiriro ni iki babaga mu buzima nyine bworoshye ariko twebwe si ngombwa ngo dutegereze umuriro none niyo muza mu buzima bwo gukina nkakora ubuzima bw'akazi ngafata n'umwana ajya gusenga nshimiye Imana y'amahoro rero ko nibura ari inzira igicamo ikabwira abantu bayo yuko umuriro igihari ese ahimbazwe Esiteri arangije abwira abagaragu be arababwira ati mwese mugende mwiriza iminsi 3 abandi biri bitewe n'imbaraga bafite kuko igeze yabwira Gideon ngo mugende uko imbaraga zingana nanjye nzajya guhura n'umwami Imana yo kabya aragenda ubundi kera nta mugore wahuraga n'umwami ataramutumyeho ngo ariko umwami akimubona ngo hakurya iriya umwami akunze shanga mutunga inkoni bivuze ngo yamuhaye ikaze aramubwira ngo nsaba icyo ushaka cyangwa tegeka kubera Imana yari yaje muri we ishaka gukiza ubwoko bwawe Imana iranyisha muri Esiteri nawe arategeka ntabwo yategetse nk'abisi yaravuze ngo mwami niba ubishaka ngo tume mu kirori nakwiteguriye ese ahimbaza ijambo ryari rikomeye ku mwami kuko nawe yagize amatsiko yo kumva icyo umwami kaza akeneye kumubwira ariko yagira ngo asabe ubwoko bw'Imana kubaho hagira mu isidura n'abajyanama babi hagiye duhura n'ibigeragezo ariko Imana yateguye bamwe baca icyobo yaca igace cyazo ndashimira Imana yuko n'iryo shuri Hamani yarateguye ikirori cyo kwica abayo Imana yateguye ikirori cyo kubakiza Esiteri yatumiye umwami nk'umuntu ahari ayazi neza yuko
naza kuhagera amubwiye iby'ukuntu Hamani yateguye ukuntu Moridekayi na bene wabo bagiye kubamaraho, ariko Imana yo kabyara yateguriye muri siteri ugiye gutabara abayuda. Haleluya. Moridekayi yari amaze igiye ku marembo ibwami atakamba ari umusabirizi, ariko bari bafite ambasaderi mbi mwara. Haleluya. Bari bafite ambasaderi w'ibwami w'umwami, hubwo urenze umwami wiyitaga umugabo we, kuko umwami nyir'ijoro yicaye mu mwami kasi. Irangije Imana imucamira ategeka, yaramubwira ati uyu mugabo ubona Hamani yateguye kumaraho ubwoko bw'iwacu, kandi nyakugira Imana n'igihugu, nabumaraho nanjye sinsigara. Umwami aravuga ngo wavuze nti, ariko tutari twajya kure. Mu ijoro ryabanjirije Hamani yagiye kure, umwami aramubwira ngo Moridekayi ngo wa wundi, kandi yibagirwa ko hari ijoro ryigeze gucya umwami yabuze ibitotsi, agasinyira ko Moridekayi yamugiriye neza kuko inkone zigeze kumugambanira, ariko ku bwa Moridekayi umugambi w'inca ku Imana nawe yakoze icyo kumwitura. Aravuga ngo niba ari ibyo, hari ikimambo yari yashinze mu gikari Hamani cyo kuza kumanika Moridekayi, hanyuma abayuda bose bakaza gushira nyuma Moridekayi kuko niwe wasaga nk'ahari bakundwa. Ariko icyo nakundi Imana y'amahorore yamaze kuvuga icyo ngicyo, arangije atumaho Hamani aramubwira ngo ngwino hano. Moridekayi yari umutindi wo kubabarirwa, ntabwo yarazi uko barya inyama, ntiyarazi uko barya amafiriti, yari umusabirizi, ntiyarazi vino nziza, ntiyarumva iby'ibwami byose ntabyo yarazi, yabaga kwiremba. Arangije agisha inama wamugira inama yo kumwica, aramubaza ati ariko reka nkubaze, uwo mwami akunda kubaha uyu munsi bamukorera iki? Haleluya. Yumvaga ko ako kanya namara kubivuga ahita avuga ati wenda ninjye biza guhita bijyaho, kuko yari we mujyanama wo hafi w'umwami. Amen. Yibagirwa ko ishobora byose yicaye muri Esiteri, umukuru w'abami akaba ari muri Esiteri, ayoboye ubwo bwami bwose, agiye gukiza ubwoko bwe, yameneye amaraso. Birangira amubwira ati noneho umwami akunda akubaha bamugenzereza bati. Arangije avuga ati bamuhe kashi y'umwami. Urumva ataramwambuye ubutware se? Bamuzanira ibishura by'umwami, bamuzanira ifarashi y'umwami, asa nkaho yari ateye kudeta. Birangije yibagirwa mu ijoro ryabanje, hari abajyanama be bari bamuganirije, baramubwira bati ariko rero nkubwire, niba ubwo bwo kugenda hari ubw'umwami Imana ugende mu gake, ariko kakana bakarenga rakibagirwa. Vashiti n'abajyanama be bari bamaze gusuzugura, bumvaga ko ubwami bagiye gusa hari babushyize mu maboko ya Hamani, ariko bibagirwa ko Imana isumba byose ariyo yazanye Esiteri mu gikari kugira ngo imitegura z'abo mwami kazuri mu Imana aregera ubwoko bw'Imana bwahonyorwaga n'ubundi bwami. Yesu ahimbazwe. Hari igihe ubwami bw'umwijima bujya buza bugapfukirana ubwami bukurimo, ariko ntabwo bivuze ko Imana yagusize cyangwa yakuretse. Dushimiye Imana y'amahoro ko nibura dufite kirengera, dufite kivugira aho byakomeye, aho umwami amaze kubona yuko byagukomeranye, aza akagaruka akabwira ubwami bw'umwijima ngo tuza wanyanja we tuza, akaza akavuga ati ndagutegetse ceceka, akareba ahantu hari uruzi rufite metero 300 rwakamye maze kugeramo hasi, akavuga ati nabandi nibururukemo wenda kuko bona ko nambaraga mufite barabatsindamo, ariko bamara kugera cyo nkundira Imana y'amahoro ikabazamura, abandi kabamanurira. Haleluya. Igakuraho cyari ikibazo ikagendera ku gisubizo. Haleluya. Yibagirwa ko babandi bari abasabirizi, hari igihe abo basabaga baza bakabambika amakanzu kandi bakabatangagiza. Yashimira Imana y'amahoro kubw'imirimo myiza. Hari umwe bitaga Tabita, tumubona mu byakozwe n'intumwa, arangije ngo aragenda arapfa, maze gupfa batumuho Petero ambwira ati ariko uyu mumama ariko yitwaga Dorukasi, bimeze biteka ari wadufashaga turi imfubyi, nta kivugira ntaki, none umama wacu yapfuye. Ambwira ati niba ukomeze kubw'imirimo myiza. Ndibuka Imana y'amahoro irongera mugabo. Ndibuka mugo bitaga Hezekiya, arangije umuhanuzi w'Imana Yesaya ajya yaramubwira ati yeze kuko iminsi yawe yarangiye. Asigaranye iminsi 15. Ngo arangije ahindukira ivu arareba, ngo abona ahantu yamanutse inyundo ku rukuta, yamenagurishije ibigirwamana by'ibibumbano byose, abwira ngo Imana ni ikwiye kubahwa, ibyo babumbyemo amabayari byose arihondagura aramena, yanyunda yenda imanika ry'amara kuvuga inyundo koza akazi.
haleluya, aragaruka aramubwira ngo ese uwite wibagiye icyo nakoresheje iyi nyundo, irongera ituma Yesaya abwira ngo Imana ikongera iminsi yawe yo kubaho. Nshimira Imana y'amahoro yuko ujye yumva gusenga kw'abantu ikongera iminsi. Bavandimwe inshuti zanjye, ndabifuriza ko mwongera ibihe byo gusenga, niba Uwiteka Imana amahoro yatwishimira azatwongera ibihe byo kubaho. Haleluya. Inshuti y'amahoro rero, ni byinshi nakuganiriza, ni byinshi nakubwira, ariko inshuti yanjye, mbere na mbere reka nkwifurize kuzaba mu bwami bw'Imana, kuzaba mu mugisha w'Imana, kuko iyi Mana tubana nayo, iyi Mana tugendana nayo, iyi Mana baragusiga ikagutora, bakanga ikakwemera, wasonza ikakugaburira, wakena ikagukenura, bana bawe bajya gupfa igeze yasanga Daniyeli ku ngoma y'umwami Dariyusi, bamutaye mu rwabasha, intare zishonje zikanuye amaso, ariko ziravuga ngo uyu mugabo ntabwo ari uwo kuribwa n'intare zo mu isi, ahubwo ni umwana w'Imana. Barangije baraza baritegereza, nibuka umwami ubwe yari imanukira amusaba ngo ariko nyakubahwa Daniyeli uracyari muzima, intare ntizakuriye. Arangije aramubwira, aravuga ko umwami akunda. Nibuka ku bwa Nebukadinezari bafashe Meshake na Saduraka na Abedenego, baragenda babata mu itanura ryaka umuriro, kuko bari babashyashyarije, babateranije nk'ibyo duhura hano mu isi. Ariko ngo nyuma y'amasaha makeya ibirimi by'umuriro byafasha babazanye, abagabo basigaye muri buzima. Imana ntabwo nayikubwira ngo nzayirangize. Mu kanya gato mwamaje kora ko abagabo bahiye, ngo arebyemo bajugunyemo batatu, abona baratembera ari bane. Bakobwa ukumva ni Imana muramaho, aravuga ngo Imana aciteka mu isi no mu ijuru, aravuga ngo Imana y'abo bagabo Saduraka, Meshake na Abedenego niyo Mana ikwiye gusenga mu isi no mu ijuru. Umva, uwavuga Imana bwakwira mu gake, ntabwo nzi ibyo nakubwira, ariko ibyo birahagije. Ibyo Uwiteka Nyiringabo ari kumwe natwe. Uwiteka Imana y'amahoro, Imana Nyiringabo, mpagaze mu ruhande rwawe nyagora ku ngoma, sinkwiye gukorwa n'isoni mvuga izina ryawe. Mwami ndakuramya ndaguhimbaza, ijambo ryawe rirambwira ngo ushaka kuvuga ibyabanze mu bintu byanduye. Mwami niba hari icyo nahuye nacyo mu nzira kikanuza izina ryawe, data nyagora ku ngoma, Imana ibyo naciyemo byose mbanze kukwinginga kugira ngo banze unyeze untungane. Nje mu bwami bwawe nyagora ku ngoma kugira ngo wongere kumva iby'ubwoko bwawe bwifuza. Data ndakwinginze wera wa Isiraheli, Jehova akira, Jehova Janisi, giti cy'inganzamarumbo samba itarumba bwugamo bw'umugaro, ndi mu ruhande rwa aka kanya numva haleluya, numva izina ryawe ndagira ngo ubwami bwawe bwamamara. Ni wowe ubwawe wararitse abantu kugira ngo baze mu ruhande rwawe kugira ngo bumve ibyawe. Nongeye kuguhamagara wera wa Isiraheli, data turi mu isi goswe n'ibibazo n'intambara, turi mu isi goswe n'ibigeragezo nyagora ku ngoma Imana. Ibyo wanditse nyagora ku ngoma, wandikishije nyagora ku ngoma byarasohoye. Tugeze mu byorezo bitandukanye, z'amacinya, korera, amakorona n'izindi zose, z'amarubanga n'ubushita birimo biradutera. Ariko waravuze ngo uzamuma abayisumba byose, uzamurinda amajyana amazi. Sengeye ubwoko bw'abanyagora ku ngoma, sengeye iki gihugu n'abakigize, sengeye intama zawe wameneye amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka wabami ndibuka Daniyeli amaze iminsi 21 asenga, marayika wa Gaburiyeli aramanuka aramubwira ngo wite. Yambwiye ngo kuva utangiye gusenga isengesho ryawe ryarumvije, ariko marayika ushinzwe intambara mu Bamedi n'Abaperesi yaraje yitambika ku kirere, bituma isengesho ryawe ritagera aho rigomba kugera. Ariko marayika Gaburiyeli yahanganye na marayika Mikayeli, ibyawe kugeza uyu munsi birasobanuka. Mana nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, nsengeye isi muri rusange, nsengeye abantu bose bavuga Imana, nsengeye data wa twese, buri wese ushaka kumva ijambo ryawe, kugira ngo atazabura inzira cyangwa ngo abure uburyo yacamo ngo ngibya. Ni igihe gikomeye data wa Isiraheli, data biragoye kubyumvisha abana b'abantu, ariko ibi byose byarahanuwe. Yesaya igeze yavuga ibintu byarenze mu myaka 500. Abandi bahanuzi baravuze nk'ibyumva, bamekaya barahanuye ntibyera. Ariko aho tugeze uyu munsi wa none, turaguhamagaye kugira ngo uruke
ubahishe izina ryawe data wa twese uri mu ijuru, utabara intore zawe, utabara ubwoko bwawe, turinde ibyorezo bya hato na hato, turinde intambara zidashira, urukire gukora imirimo n'ibitangaza, tubisige tubisabe twizeye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Nk'uko mubibona hano Kigali Star Life twari twasuye pasita Kajuga, yatugejeje ijambo ry'Imana, aranadusengeye. Kajuga turagushimiye. Murakoze cyane. Ni iki wabwira abanyarwanda bakurikira? Byoroshye kubwira abantu ibibera mu isi ntabwo bijya bitworohera, ariko icyo nababwira bashaka Imana n'umwana wayo, ibisigaye Imana iruzi kuzabafashe. Byo kandi bisaba nizeye mu izina rya Yesu, kuko Imana ari yacu n'ibintu byose, ubwo itatwimye umwana wayo ntabwo rero kumuduhana n'ibindi byose. Ni iki wabwira abanyarwanda bo kuri Kigali Star Life badukurikirana cyane rwose bashaka Imana bashyizemo umwete, ibisigaye Uwiteka azaza bikuri. Yego. Kajuga rero wakoze kubona abantu bagutunguye ukemera kubavugisha, wakoze kabisa, turagushimiye. Umunguye n'Imana mu mutima wanjye. Bino bintu nagaga mbyumva ariko bazagushaka muri icyo gihe, hari igihe ngo bazashaka ijambo ry'Imana baribure, ariko nshimiye Imana yuko nibura abantu bagishakisha bahurira n'Imana hakaboneka. Mu by'ukuri ntunguwe n'Imana cyane, ntabwo nari nzi ko igihe cyagera mugeresha mpura n'abantu vugatse tubwire ku Mana, ntabwo nari mbizi. Kera ngo wasangaga imisozi yindi baterekera indi bagira bate, ariko kuko bimeze iki tangaje no kuri. Gusa muri Bibiliya muri Matayo haranditswe ngo mbere na mbere mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose nibwo muzabyongerwa. Ntabwo rwose umva hejuru y'ibyo ni wawe ufite Imana mu ruhande rwawe, nta mubisha. Ni ku ijambo ritukura. Kajuga rero wakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha, nakagaruka. Aha ni kuri Kigali Star Life. Kigali Star Life mukurikiranaho ibiganiro byaho biryoshye, ijambo ry'Imana, amakomedi, amafilime. Na Kigali Star Life tugomba kubaha ikintu cyiza cy'abanyarwanda gituma bakanguka kandi banumva ijambo ry'Imana, kugira ngo ejo habo heza hagende neza, cyangwa ibyo bakora bigende neza umunsi ku munsi. Kubera gusenga nicyo kintu cya mbere kibaho, utasenze nta kintu wageraho. Ubukire dufite hano mu isi ni ukubera amasengesho. Pasita Kajuga rero turagushimiye, urakoze cyane.